ubu aka kanya ngiye kubereka uburyo wakora akawunti kuri fasita. Uburyo wakora akawunti kuri fasita mbere na mbere ni ukuza ukaza ugakanda muri saci ya nuza yawe muri Google Chrome ukandikamo eshatu akadomo fasita mu kinyarwanda fasita akadomo com, mu kinyarwanda nk'uko fasita byandikwa akadomo com, fasita akadomo com. urangiza ugasacinga. Mbibutsa yuko iyo wakoze login muri fasita ugahereza linki umuntu, amafaranga ashyizeho ubona kimwe 10% kuyo ashyizeho, inyungu mbese urazibona. Abantu benshi barimo baranakuraho amafaranga, usibye kuguraho serivisi wanabasha gukuraho amafaranga. Ukimara kujya ahangaha rero ikintu ukora ni ugukora register. Ukanda hano handitse register, ugakanda ahangaha register, ugakandaho. Wamara gukandaho ugahita uza ahangaha ukuzuza. Noneho uba ugiye kuzuzamo nuza nimero. Ahangaha rero nk'urugero iyo hagize yari umuntu waguhaye linki ugiye kwinjiraho, nk'ubu aka kanya ngiye kwinjira hano kuri ino username response, nyine umuntu ugiye kunyinjiza n'uyu nguyu. Bivuze ngo ninzanshyiraho amafaranga uyu muntu witwa David 123, uyu nguyu azaza abona 10% kuyo nshyizeho, ariko atavuye kuri konti yanjye, ubwo ba nyiri fasita iyo bazaza bamuherezaho amafaranga ko yiyazanye umuntu. Ahangana aho hejuru nta kintu wuzuzaho, ahubwo uza hano handitse username ukandikamo, wenda nandikamo wenda Kayitare Emi. Hano noneho tuzakoresha wenda dukoreshe username ya Kayitare, dukoreshe username ya wenda dukoreshe username ngo Kayitare username. Mwibutsa ko ushobora gukoresha username wenda nk'uku Kayitare 123. Nitumara gushyiramo wenda Kayitare 123, anga turashyiramo email dushobora gukoresha, tuvuge ngo wenda dukoreshe nk'ino email. Bisaba kujya gukoresha email yawe uzaza ubasha kubona notification. Dukoreshe email wenda ya sijye wenda iyi ngiyi ariyo dukoresha. Hano telefoni uraza ugahitamo igihugu cyawe bitewe n'igihugu urimo. Bibutsa ko abantu bose aho waba uri hose wabasha gushyiraho amafaranga kuri fasita ukoresheje Binance, nimero ya mobile money, ndetse turimo turashyiramo n'izindi serivisi. Aha ndashaka mu Rwanda kuko njye ndi mu Rwanda, ndashaka mu Rwanda ahantu ruri ubwo Rwanda. Tugendere ku murongo ca Rwanda nayibonye ngiyi. Ndatashyiramo nimero ya telefone, wenda reka vuga ngo ngiye gukoresha ino nimero ya telefone ya 07 ndahera kuri 788 49 629 password. Nimara gushyiraho password, ndacreatinga password wenda mvuge ngo ni password maze kuyishyiramo. Noneho ikintu mpita nkora ahangaha ni ugukanda hano ukemeza yuko utari robo. Niba utari robo birivivura, none ugahita ukanda sign up, ugakandaho gutya. Wamara gukandaho, uku ni ugufungura account kuri fasita. Washaka ukabisevinga cyangwa nubisevinga. Ahangaha bahita bohereza code notification ya code yawe nyine. Iyi code uyituza ukaza kuri email, ukaza kuri Google Gmail. Wamara kuza kuri Google Gmail ukajya kuri ya email yawe, niho boherezaho ya foto. Ukajya kuri ya email yawe twakoresheje iyitwa ngo iyi ngiyi. Wamara kuzamo niho message baba bayohereje.
okay, turarebamo. Hari igihe bayohereza no muri spam hose nyine. Ubwo iyo utayibonye, iyo message yatinze kuza, wandikira fasta igahita kuri WhatsApp 079 60 90 079 60 90 525. Urabandikira, wamara kubandikira ako kanya bagahita babikwemereza ako kanya. Ndabona message yacu itaraza, wenda reka nkore ikintu bita guselectinga zino message zose n'ubundi nzikureho, nimara kuzikuraho okay, nzikureho kugira ngo n'ubundi mbone ukuntu message ziragenda ziza. Wenda reka nzisibe message zose. Okay, nimara kugira n'aha ngaha ibi message byose biriho by'amapublicité mbikureho, nawe nuko wabigenza. Okay, mu gihe message yatinze kuza rero, ikintu ukora ni ukwandikira fasta. Wamara kubandikira kuri WhatsApp bagahita baguhereza login. Mu gihe message ya nuza notification yanze kuza, na kindi kiba gisigaye reka turebe muri nuza muri okay, dore ngiyi ya message ngiyi hano muri spam. Wabonye ko ariho message iza hano muri spam. Mu gihe message utayibonye, waza hano handitse ngo mu spam, niyo message iza. Warangiza ukaza, dore ngiyi, wangiza ino message uhita uza ugakora copy y'iyi message ngiyi hano, ugahita ukora copy. Wamara kuyikora copy ugahita uyibika hano, ukagenda ugasubira kuri nuza kuri fasta ugashyiramo ino code, ugakanda gutya, ugakanda submit. Ugikanda submit bahita bakubwira ngo winjiye kuri fasta aka kanya. Iyi video yacu kugira itaza gutinda, reka tuyigarukiza aha ngaha, noneho tuzakomeze kuri video yindi ya kabiri twamaze kugera muri system, tureba kuri serivisi za fasta, tureba uburyo bashyira amafaranga, tureba n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byo kuri fasta. Ubu aka kanya ngiye wamaze kugeraho, nshobora guhita numira umuntu nje hano handitse ngo nkaza kuri tudomo dutatu turi aha ngaha, kuri tudomo dutatu turi aha ngaha. Warangiza ugakanda hano handitse ngo username yanjye Kayitare 123, nkahita nza. Namara kwakanda nkahita nza ahanditse ngo my referral ngaha, ukayakandaho. Wamara kurikandaho gutya, ukamanuka munsi hano bakuzanira linki. Ino linki yutumiye umuntu akajya ashyiraho amafaranga, uyabona kuri balance. Kandi nkubwira ngo ayo mafaranga iyo yabonye, iyo wamaze kuyagira nyine, ayo mafaranga iyo yuzuje 20,000 kuri fasta bayaguhereza kuri mobile money yawe. Okay, ikintu rero aka kanya tugiye gukora ni ukuba turekeye aha ngaha. Wenda tuzagaruka muri video y'ubutaha, ntabwo dushaka ko video yaza kubatindira. Twari turimo turabereka uburyo wafunguramo account hano kuri fasta. Okay, ahandi ibindi bisobanuro waba ukeneye kuri serivisi zabo n'ibindi byose, wabandikira kuri nimero, cyangwa ukajya, niba utari no muri groupe, ubandikire babagire bakushyire muri groupe y'abakiriya babo cyangwa y'abantu bose bakoresha fasta. Murakoze cyane, njye mwabanaga muri no video. Nitwa Mwesigiye David, tuzasubire muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibamere umugisha.